Young Grace, Superfly, Hello Boss, Ndi Rasta, Superstar, Moody Boss. Ni Young Grace bahaye ikaze mu kiganiro B-Side kuri TV1. uyu munsi ubustar dufite buri gihano henshi nabonye ku binyamakuru iyo bagiye kumintroduce bahita bavuga ngo uyitonze Clementine uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Tonzi. Sinzi impamvu niba ariyo forma yabahaye turaza kubimenya mu kanya, ariko uyu munsi muri BC turaza kuba turi kumwe na Tonzi. Ni umuhanzi akora indirimbo za gospel, afite daire na video nshyashya itaramara ibyumweru bibiri, akaba yarabaye Miss Miss ni umujiji mu bintu bitandukanye. Donc uyu munsi turi kumwe na Tonzi nyuma ya jingle. Tonzi, nguhaye ikaze muri B-Side. Murakoze cyane. Meze neza? Meze neza. Kuko hano hose bahita bavuga, hano hose uzagende kuri internet uzasanga buri gihe introduce ngo uyitonze Clementine uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Tonzi. Ni kubera iki? Nuko nyine byaje. Ndiyo ni tofikire shimira Imana, ariko ntabwo bagiye bavuga ngo shimira Imana fikire uzwi ku izina rya Ziggy. Ubwo nagakoryo kanye. Kabisa birashoboka. Cyangwa ko ari agasekre wihariye tu. Mukanya gato rero mubwira ko wambaye neza. Ndimo nibaza se gospel nawe mwambara neza raho? Siki. Ntabwo ari kubasiga inyuma mu mbabare n'umunyimve nabi. Nuko gusa tumenyereye ko hari abantu bambaye amajipo ageze hasi imisatsi tu vois. Donc hari gihe kenshi tugira iyo image tutuvuga ko umuhanzi wa gospel yagombye kuba ameze muri iyo sense quoi. Oya twambara neza buryo butandukanye ya turaberwa kandi cyane wowe na Miss wowe tubwire kwaza kuri Miss nanjye naratunguwe nyine boss Miss ahubwo ni Queen hari Miss hari na Queen. Okay. So wowe Queen amamia ni surprise nanjye byanguyeho, ariko nyine bikoreka ko abantu bagukunda kandi bakwishimiye babumva hari icyo waba cyo. So ni ikintu nashimiye Imana kandi birananshimisha by the way ko abantu bicara bakaba bagutekereza babona ibikorwa ukora bakaba bumva baguha ku kazina nyine ko kugira gusaba kwereka ko muri kumwe. Ikintu cyabitangaje muri biya birori nuko warize harya. Yep. Yes, ko nararize. Yes, ubwo mpita nibaza burige iyo wishimira rire cyangwa biterwa ariko burya surprise yimfashe ndarira. Yaramfashe. Tuzagukorera mureke tuzamupangira surprise ya anniversaire, ariko ya vrai kabisa para gukora surprise tabikubwiye ngo tuzakora surprise ejo. Tugukore surprise ya vrai turi kunuza. Nashasa amashusho urimo kurira ndayabura. Narizi ko ndibuze kuyakwereka. Yego. Sino umeze bien? Meze neza ndashima Imana, nishimiye kuba hano. Ya Ziggy. Yarashize Miss utabona famille imeze gute? Famille imeze neza, twese tumeze neza, papa w'abana araho, abana baraho, twese turashima Imana. Kera cyane. Kubona ku mafoto nabo. Cyane kabisa. Ku mafoto. Wagende tugeze kujya tubona na kera ikikorera mu mujyi. Yego. Kera cyane. Abapeti ubu mumaze kugira abana babiri. Babiri. N'abakobwa. Twashaje Ziggy. Twashaje. Bameze neza. Sasa ikintu kigaragara nuko ngo wakunze kuririmba kuva kera cyane ukiri mutoyi. No ku buryo watangiye no baguterekaga no ku meza kugira ngo ubashe ku buryo baguterekaga ku meza kugira ngo ubashe kuririmba. Parcours yawe muri muzika ni Parcours yanjye muri muzika navuga ngo ni ndende.
ariko ni experience nziza kugeza ubu kuko music is life, umuziki ni ubuzima, nawe ugiremo ibihe byiza. Yarumva navukiye mu muryango wa Gikristo, ababyeyi baririmba, abavandimwe banjye bose, handi nyine ku isabato nyine call disaba, handi nyine mu present nka famille. So naho ngaho impano yagiye kurira ku myaka 5, navuga ko ariho nabashije kujya mbona ko mpagaze n'ahandi utangiye kugira ubwenge kwa uri kumwe n'abana mu competitinga, bakaguha bombo yo ku gati wabaye wa mbere, you know, ufata ama verset biblique, donc ugasanga nyine niho hano natangiye kora ko mfite iyo mpano. N'abantu bakabimbwira buri gihe ku isabato ngatana amabombo, urumva nyine amakado tuntu nk'utwo. Ngeze muri primaire naho cya kizamini cya muzika, nashaka amanota urumva nyine ugasanga abanyeshuri bagusereza nk'umutipa akakubwira ari muto, akakubwira ati nzakugira umugore wanjye ukarira uti kugira ngo ndirimbira utuntu nk'utwo. So ndidistinga muri secondaire naho biza kuba gutyo. Nayo impano yanjye navuga ko yagaragaye cyane mu makorali kuri Apase Igitwe, aho nagiye ndirimba muri Maranatha, New Singers, Patmos, Mucyezo, Victory. Aho sabaga bakwirukanye cyangwa bakure Chris. Ni bwa buntu bw'Imana kuba muri wowe uri munini, wumva waseriva n'isi yose kubera ibikurimo ari byinshi. So ntabwo nakunze kubyihererana, umvaga nabitanga pe natanga ibindimo nkabisharinga n'abandi kuko nari nkiri na mutoya mfite uwo mwanya. Sinashima Imana ko nabashije kugira ibikorwa nkora. Nyuma naje gutangira kariyeri yanjye solo muri 2000 urebye na 6 gutyo na 4 kuzamura. Mbasha nanone kugira ihuriro ry'abakobwa barimba gospel, the sisters, turahura kugira ngo dukomeze dushyigikirane. Industry niko yari kugenda ikura, hanyuma tukorana neza kugeza n'ubu ngubu. Nyuma turongera tubona abandi noneho turi muri all in one Ijwi family, urimo abaladies bose barimba. So ni ukuvuga ngo nagiye ngirirwa ubuntu bwo kuguma ngenda mbona abantu bashya mu buzima bwanjye muri kariyeri yanjye n'abandi bahanzi batandukanye hanze y'u Rwanda. Ni experience nziza nagize. Turaza kubidevelopa mu kanya gatoya. Uko yari ko internet kuvuga no bawagiye muri abantu kavuga mutozi yari leta bambwira ko batangura ko yakoze concert y'amafaranga 100. Iyo bintu byagenze gutesha kusarura mu magambo. Concert y'ijana, concert ya 50, kaza ari 50. Yari 50. Ni experience nziza. Ureba ahantu Imana yabyivana abantu nayo bagejeje, banavuga ko ni ukuri mutokambari vraiment twavuye kuri urumva ni concert urabona ni imbere ya jenoside muri 70. Urumva ni ibintu bitari bimenyerewe. Afite groupe ndirimba n'abasaza banjye n'abandi bana twarimbanaga mu ishuri ryo kusabato mu rusengero itorero ry'Abadventiste. Rero navuga yuko kubera ya mpano nyine yihariye tworganiza concert bwari ubwa mbere. Ubona nyine mushaka kujya gukodesha sale ya 70 nakunze amafaranga umva ndakubwira. Hari uburyo uba ufite ibintu muri wowe ariko utakorera muri church, ukeneye kugaragaza ibikurimo. Turabisaba barabitwemerera. So ni kuvuga ngo byari umwihariko ukomeye kuba muririmbana harimo abana bato cyane imyaka 5, 3, 7. Amafoto no kuwenda umuntu atabashe kuyashyira hanze, twagira ubuntu bwo kuba haramwe twabonye. Icyo gihe rero urumva muri iyo sale nabashije gusubira umwaka bageze ku ntumira umwaka ushize kuyisura nyuma y'imyaka 22 n'itatu. Nashimye Imana cyane kongera gusubira kuri ya party. Nararimbiye ngushize hari habaye event y'abanyeshuri muri Saint André. So nsubira muri ya sale mbona hari abantu bafite amateka y'abantu benshi, hari abantu bafite amateka. Icyo gihe igisekeje cyane ayo mafaranga yavuyemo grand frère nyine yari mukuru yahise ajya kuyaguramo surprise. Nyina tuguru tubombaho na barafu za kera zari andi ajya mu bakeke ba surprise. Manager yari forward, manager yari hatari. Ariko ngo twagiriwe ubuntu twaramubabariye. Ni byari by'ubwanda nyine ariko byiza, you know. Hari ibindi bihe byiza wibuka muri muzika waba waragiriyemo kugeza ubu ngubu? Bien sûr ni byinshi, iby'ingenzi waba wibuka. Ni byinshi experience zitandukanye, makora atandukanye, magroup atandukanye. Ariko ikintu experience ya mbere nziza
hataraza stress gushaka ubuzima kuri ya mwatangiraga isabato muri ko hari mwari pese ejo mufite sortie mukica ku bandi banyeshuri mutejo tuzavoyaje tuzajya nko kurimba igitaramo mukagenda muri ya modoka y'ikigo yadayihatse mwese muri inyuma bapfunyikiye nyine hari bakabasigira umuceri n'akabunda akaba ari mu rutorya ariyo nyama nyine y'abaririmbye iyo ni experience ntajya nibagirwa nta stress muri hamwe muri free nta kibazo mufite utazigera kubaza amafaranga y'inzu niyo mama iri précieux cyane muri carrière ya muzika bon nige wamutumiye ariko reka mvuge giye ikintu yari mukanye n'umukacera twiga muri secondaire hari groupe y'aba dive baririmbaga vendredi ewa nikaba ambiance ya danger tugasaba n'indirimbo tugatura n'indirimbo amasha demande hari indirimbo baririmbaga dive mu munyenga nibaziribanire batugenge bw'isi n'ubutunzi bw'igito yitungira ashoka yitumba oh my god ntabwo bisazo kuko mu artiste ava muri chorale mu badive surtout muri chorale akajya kuririmba wowe nyine ku giti cye carrière solo no ntabwo hano mu Rwanda jimo ntabwo muri benshi no ntabwo ari benshi ariko biragenda imyumvire iragenda ihinduka ni urugamba nk'izindi kuko ntabwo biba byoroshye hari system iriho kuyikoreramo nabyo ntabwo biba byoroshye ariko navuga yuko burya umubyeyi aba ari umubyeyi burya umubyeyi hari igihe umwana atangira utamwumva kuki ukina ibiki ariko yabona results hari igihe agira akagusapotinga kimwe mu bihe byiza wagize muri muzika harimo no kuba waragizemo inshuti nyinshi hari abantu benshi bagufata ikitegererezo Aline yabivuze mu kanya bafite ukuntu bakubona hari n'abahanzi hari umuhanzi watubwiye ukuntu agukunda bya hatari yes hari umuhanzi watubwiye ukuntu agukunda bya hatari Tonzi ni umuntu nkunda by'umwihariko umuhanzi kazi nkunda mu ndirimbo ze indirimbo ye humura Yesu arakuzi ndayikunda cyane kubera ko iyo mbabaye nashyiramo iyo ndirimbo mpita nibuka ko Yesu nzi ahita numva ibibazo byose bibaye zero kuko mfite Yesu so rero Tonzi ndamukunda nta bintu byinshi muziho gusa nzi ko muzi cyane muri Guma Guma yari umujudge yari umwe wa judge ariko wabonaga ko nta kimwe nakoresha abahanzi bose atwumva kimwe hari ibyo n'aba judge ukabona azanye n'amarangamutima hari uwo agerageje ko ari kurukundo cyane kurenza abandi kandi bose bari mu irushanwa rimwe ariko we iyo ndeba nk'iyo tubwenge urugero iyo ntari muri Guma Guma hareba uburyo ari gukora akazi ke bose ubona ko bose ni kimwe bose abakira kimwe ndagukunda ni umuntu ari ubunyamwuga nibyo muzi namusaba gukomeza nyine nyagasani akomeza mwagure akomeza turirimbe indirimbo ziduhumuriza kandi zidufasha kwemera byatari ntabwo ujya ubwoba ko abahanzi mushobora kugirana beef muri nyuma ya Guma Guma kubera kuba babaye umujaji hanyuma wenda ntibikemure no buriya iyo ntacyo wishinja akazi wagakoze neza nawe urakuvuga nawe muri abo bakubwire nawe ni ukuri ntawe nta n'uwabaho Guma Guma mukanya turaza kunya kandi kabazo kamwe nshaka kuza kongera kwikubazaho ariko ndashaka kubanza umbwire All in One ni groupe wakoze no Imana yampaye yego ni ofete ni umuryango mugari w'abadamu n'abakobwa bakora indirimbo zihimbaza Imana cyane cyane yuko usanga no muri guverinoma cyangwa se na gahunda y'u Rwanda no gushishikariza abakobwa kusanga kenshi twarasigaye inyuma ugasanga muri hari wenda nko mu bice bitandukanye tutabonekamo nta producers b'abakobwa tugira nta bakamera ugasanga nyine haracyariho cya kintu ukabona abahungu batiri bacyatudomina ahubwo ni gute twakorana nka family kugira ngo dukomeze guhana imbaraga impano ziturimo zitera imbere so ubwo rero ikintu cyose cy'ubutando cy'amijambo kumbara bikaba rugeze ikintu cyose bisenegeze ndabona nka koperative bakoze
abahanzi bakora gospel y'abakobwa no ntabwo ari koperative n'ubundi turakorana ariko twasanze kuko industry irakura kandi noneho ugasanga ni strategy nimwe muri strategy yo kugira ngo unity is power kugira ngo abantu duhorane wasangaga kenshi nk'umuhanzi afite ibihangano byiza byinshi ariko nta gatinyuka kujya muri studio wenda kwera uburyo bufatika iki ariko ni strategy yo kugira ngo tugire mixtape wenda se kugira ngo utegereze gukora album myaka 2 turacyafite n'ikibazo cy'abaproducer ukora indirimbo ikamara amezi angahe you know tukavuga ni iki twakora hamwe ni wenda hazana indirimbo ndakaza ndi twadusohoye album ariko iri mix yari mixtape y'indirimbo zacu tukagira n'igihe dukora concert wenda se ayo ma pre-launch kugira ngo twicare dutegereje gukora ibintu binini bidukamura bituma you know imbaraga zanjye nizihura n'iza Gabi zigabana n'iza Aline zigabana n'iza Diana Asumta Rachel Karen Pastor Rose Pastor Jackie hari icyo bitanga fani za mbaraga zacu ntibimeze nk'uko umuntu yakora ari wenyine so twabonye biba successful kandi bituma n'abana bitinyuka n'impano ziragaragara tubaha platform kuko kenshi ntago dukunda kugira ahantu dukorera cyane ariko nimwe muri strategy zo kugira ngo n'abana bari hasi bazamuke cyane cyane ko twizera ko buri muntu wese ni inyenyeri kandi inyenyeri mu kirere buri wese iramurika nta ibyigende twe niyo principe yacu buri wese aguma ari we akamurika ariko tukaza kuba turi muri yamburira y'Imana buri wese nta beef rwose nta yo all in one rero ni umuryango mwiza turashyigikirana iyo ubonye umugenzi wawe yaryamye ngo tibyuka bite byawe ndetse ni nk'ijisho rya mugenzi wundi muri kariyeri all in one itandukaniye na The Sisters all in one navuga ni nk'umubyeyi wongeye kubyara kubera The Sisters byo kwikora nawe mufite same philosophy yes kuko wabonaga ari twe bakobwa bari basa nkaho badomina muri bakorana na kariyeri yabo ku giti Gabi hari Fanny Aline twaga kuki tutahura umuntu yafite concert tukamushyigikira gutyo n'undi yayikora hakaba hari all in one rero nanone tuza kubona hari abandi mbese ni The Sisters yamenye muri all in one gusa hariho umwana ashatse kuza muri all in one bamushyiramo atararirimba rero bakaza batigiye kabisa ndashaka kuzamuka mwafashe iki umuntu mushaka cyane izo nama turazitanga izo nama turazitanga gusa music ni umwanya ni umwanya no kwitanga so ubashije kuba ubyujuje ubishoboye cyane cyane ko ntago turiho turi abantu babigira ibintu biremereye byadanje iyo mwari gukora mubwira turihe ko wabuze nandi muri tuwandi gukora uti wow icyo nicyo dushaka no kubona twese dukora kandi tugakorera hamwe bien rero tugiye kuganira ku bintu biri very 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 serious sensitive issues ya mbere uri judge wemewe twemera muri Guma Guma nubwo ngenda narazamo uri judge twemera muri Guma Guma ntaho bibangamira n'imyemerere yawe ijana ku ijana imyemerere yanjye ntago ibyanga ariko ndabitewe na Umbrella n'iryo zina uba ufite yani ibintu byavuzweho cyane kandi nanakunze cyane ko hagomba kubaho ikintu nyine kigatuma ibintu kugira ngo tugere aho tuva naho tugera hagomba kugira ikintu giturika kugira ngo twambuke kenshi hari n'ibyo nakubwiye ya myumvire twakuze twiga mu bigo bitandukanye bya gikristo ariko ntago ari abakristo bigamo gusa iyo tugeze muri kintu cya business to be honest kenshi umuntu atunga urutoki gutya ariko ishatu ziba zikureba nagiye ntanga urugero rwinshi wenda nuko abahanzi wenda turi public figure abantu kenshi baba batuvuga cyane bakureba bagukurikira ko nta kazi dukora gatandukanye n'akabandi ufite alimentation abafite hariya irimo primus undi afite imikivuguto umuntu aza kugura agafata ikivuguto ndagafata iyo tujya mu isoko harimo urugiroti undi agafata ingurube ariko byose ni mu isoko ariko nge nizera mu ijambo ry'Imana kuko niryo rinyobora nakuze niga amateka ya Bibiliya hari ukuntu batubwiraga ngo Shadraka Meshaki Abednego ngo bari ibwami ngo hari n'amafoto yagaragazaga imbere hari ingurube vaya n'ibicyako bahitamo ibishyimbo ariko iriya niho bakoreraga so nge mbona muri iyi si tuzakorana dukora mu mahoteli abantu batandukanye haba harimo izo nzoga harimo ibintu bitandukanye ariko ukikora imbuto wera nicyo kikuranga umuntu afite agence de voyage imodoka ugiye kuyikora ntuvuga ngo abo twizera kimwe ari abo twizera bigiye gukoranira moto uvuga ngo muri edeni mu buzima bwa buri munsi
mu buzima bwa buri munsi niko tubanye ariko icyo Imana yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto ya kuba ndi kuko ukora muri Bralirwa yanganire guce mu ijambo hari umugabo derutse kuganira nawe ngo aririmba nawe indirimbo za gospel so wowe tutavuye ku bintu yavugaga ku bintu ngo by'imyambarire imyitwarire tutuba ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa mu commentaire hanyuma tubone gukomeza ikiganiro uwo mugabo yitwa Josué yes no muhanzi reka turebe commentaire yiwe noneho twebwe ngiye kuza muri gospel no muhamagaro ntabwo ari umuntu waje arambwiriza ngo jya muri gospel ni nabyisanzemo kuva nkiri umwana muto muri 98 urumva nkanjye mbirimo nkanjye ibyo ngibyo ndabibona inkuru z'abahanzi benshi bavuga batera amada kandi ari abagospeli bitwara gutyo ariko iyo umuntu yahamagawe ni ukuvuga hari icyo Imana ishaka kugira ngo imuhe message Imana yadusizeho message kugira ngo tuyihe abandi ikindi ntabwo aba bantu nk'abo ngabo bamara iminsi myinshi muri showbiz ntabwo urugero icyo ubona Imana ihita ibamanura ndabyemera Imana ihita ibamanura ntabwo amaramo igihe kirekire kuko ntabwo waza ngo ubeshye abantu Imana ikwihorereze muri circulation ya gospel ihita igukuramo ukajya gukora ibindi ntabwo ingero zigiye zitangaje z'abantu batakiririmba kandi barabanze bavuyemo ni benshi urabizi kuko ari ikintu ngira ngo nkubwire gusobanure neza iyo impamvu ubona abahanzi benshi bazima reka nkoresha hoteli ni ukubera kwitwara uko batakagombye kwitwara kuba batasenga ari nacyo ujya kubona ukabona umuhanzi wa gospel ni umuntu wishyize hejuru wihaye ibyubahiro bitari ngombwa n'ibyo by'ibyo ngibyo bimujyana muri ibyo ngibyo ibyo ngibyo byo gutera amada byo kugira gute ariko icyo ngira ngo nkubwire weho nk'umunyamakuru sinzi nimba barabiverifiye ntabwo bamaramo igihe kirekire iyo umuhanzi yihaye icyubahiro adafite hano muri gospel ujya kubona ukabona ibyo birarangiye ku muhanzi witwara sekira kandi yitwara aririmba gospel ntabwo yahamagawe nk'uko natangiye mbivuga ni ukutwigana twebwe muziki turimo twayikoze turimo ari ibintu byacu ubu ngubu abo nanjye ndababona benshi ariko uzarebe ko bategura ibitaramo hagira ubizamo kuko abantu nibo batujajinga nibo baduha agaciro nibo baduha valere ntabwo wagenda ngo wambare za ngofero harya bazita ikepe narangiza ngo ujye imbere y'abantu bafite Yesu muri bo birirwe bakuriye inyuma ngo ni umwana wacu kandi twebwe aho dutandukaniye n'abandi bahanzi twe dushyigikirwa n'insengero zacu ntabwo bagushyigikira bazi ko utari seriye ujya muri ibyo ngibyo. Hey, Coca-Cola? Oh, you're in luck. It's happy hour. So, you've won a free Coca-Cola, but you have to drink it here. Coke Studio Africa is back, and it's bigger than ever. We make magic in the studio. Let's do it. Over 60 artists from 20 different countries will come together to create the hottest music in Africa, right in front of your eyes. Coke Studio Africa, hold on! Discover the new sound of Africa. This is where music meets. The all-new season of Coke Studio Africa. Bien, Josué ngabona kwambara ikepi ari ibintu byatari. Kwambara ikepi ari ibintu byatari. Ubona hari abantu bakora music ya gospel batarahamagawe. So jewe byatumye nibaza ese umuhanzi wa gospel
ntabwo ari umuntu nk'abandi ashobora gutsikira nk'abandi ashobora toi umuhanzi wa gospel uri parfait mu muntu umeze gute? Kuri njyewe ntabwo njye ndeba nkurikiza ijambo ry'Imana ngakurikiza nuko Yesu yakoraga. Yesu ntabwo yaje kugira ngo ajye yirwa, ntabwo ari umuntu ntabwo yigeze akangisha abantu agakiza, ahubwo yarakabakundishije. So muri iki gihe rero hari ukuntu hari ikintu kimeze nk'aho abantu bamaze gufata bariyeri ugiye mu munyabyaha no mu kiranutsi kandi nubwo biragera. Nyuma ntekereza ko Yesu n'abantu bakundaga gucira imanza cyane niwe yitagaho. Ndaguha urugero rwa mugore wari indaya, ukuntu abantu baje bamutera amacumu uriya n'umusambanyi uriya ibyo byose kandi bamushinja nabo baryama kuko byari ikipe biri aho ngaho tu kuko Yesu atareba nk'abantu yanga kubavamo. Yesu ni imfura, yanga kubavamo ngo abavuge, yandika hasi wese akareba ibye akiruka. Buriya Yesu aje twese akaba hari biri preza, hari abantu ibikabyo byagabanuka kuko Yesu ni urukundo, yari urukundo. Buriya nge principe zanjye nkunda kurebera umuntu mu rukundo. Buriya umuntu ashaka gukosa, umuntu ashaka nko kumubyeyi umwana we yakosheje nta mubyeyi ujya hanze ngo avuge umwana we cyangwa se amutuke amugire gute, wumva wamuhisha, wumva wamukavaringa, wumva so niba noneho turi abana b'Imana, kuki niba kuko papa ari umwe ari Imana, kuki twirirwa duterana imijugujugu nkaho tudafite umuryango tubamo nk'abana b'Imana? N'ijambo rye ravuga ngo umuntu nakosa umusange mugure rimwe, niyanga umuteza bakubitoro, niyanga gatatu, nibyanga byananiranye mwegezeyo. Ariko se nta na pani murakora, wenda ntuzi n'ikintu cyateye umuntu iyo myitwarire. Murazige iyi si habamo ibisindisha byinshi, hari abantu bafite background zitandukanye, hari abantu b'abipfubyi akiri bato, hari ibikomere byinshi abantu bahura nabyo. Hari n'umuntu ushobora kwitwara ukuntu atari uko yabihisemo bitewe na situation na circumstance. Ariko ntekereza ko urukundo nirwo rushobora gutuma umuntu, nirwo rwahindura umuntu, cyane cyane ko twaranarubuze kandi amadini yari ariho, jenoside iraba, hari abantu bitwa ko bize, ariko Imana iraducalenjinga twereka ko icyambere ari urukundo. Nko ku ijambo ry'Imana itegeko rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ikintu numva Ziggy ntakwifuriza tuyifuza na Yes. Rero kenshi usanga wumva njye kandi Imana yanjye nari njye ndo mukiranutsi njye nkora gutya njye buryo wamaze gukotora kuko ijambo ry'Imana rihari kugira ngo ritume duca bugufi n'ibyo bintu. Niba kuko ufite ubwo buntu waragira ubwo buntu gusangiza abandi, banza unabone ko ari ubuntu wagiriwe, ntabwo ari ubuhanga, ni ubuntu first of all. Nkuko kubaho nta muntu wabihise gusa nakubwira ngo ubaho gute, ushaka kwemera ku muntu uti ngiye ndiho ndarya neza ariko mukanya ukava ku isi. Nkuko nta muhanga wo kubaho, nta wahisemo kuba icyo ari cyo, twese ari ubuntu bw'Imana, twagakwiye bwa buntu kubukoresha dukundana dushyigikirana. Rekera udatuma ndi c'est très touchant. C'est très touchant. Turimo tugenda tubona ku musozi ubuzima bwawe bari mu tuya bya hatari. Reka tubaze twakira ikibazo cy'umuntu. Je banyita A1 Cray Tonzi, ushobora kuba utanze ariko ndi umuraperi nyarwanda, ariko ndanagukunda, ndagufana, nkunda ibihangano byawe cyane. Ikibazo nifuza cya mbere kukubaza, ese Tonzi ujya wumva injyana ya hip hop gakeya, waba warageragejeho kurapa? Wenda nubwo warapurapira Imana, waba warigeze ubigeragezeho na rimwe? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri namubaza, nihe inama yagira abahanzi badakora kariyeri ya gospel, ko ibintu akora njye biranshimisha, ibintu akora muri kariyeri yiwe, ajya kuba producer bakomeye, akora amavideo njye nemera ku giti cyanjye mbona ko dukeneye, yagira abahanzi badakora gospel kugira ngo bakurikire inzira nkiye bateze imbere umuziki nyarwanda? Nihe inama yabagira? Ndasusa ku kibazo nabaza Tonzi. Wow. Ndamushimira cyane kuba akunda ibihangano bya Imana n'umugisha. Yambajije ko nkunda rap cyane, hari ibintu yose ajya nkora cyane, Imana ikankora nanjye nkarapa, nkavuga ngo reka nongere wanjye sinzakena hajya shamu cyane cyo urumva rero Imana hari ibintu dukora twona
ntiturape ariko ubuzima kubona Imana ikintu gukora ukarapa mu bundi buryo. So nanakarijinga ababikora cyane rap, keep it up, mutanga message nziza mu bigumemo ariko mu bikore neza. Ubu dufite n'umuraperi w'umukobwa The Pink muri gospel ibintu biraryoshye. So ni ikintu cyiza kwakarijinga umuntu muri kariyeri kandi mu kintu ashoboye. Ya ikindi kibazo bambajije ikintu nabagira inama abahanze reka ikintu cya mbere ni mindset. Niba umuziki ari akazi ukora nk'akazi uwubahe. Kenshi abahanzi bumva ari ikintu cya hiti ukumva ko kubugenda hose bakuza ariko se urya iki ubahe yuriya no mu buzima busanzwe se iryo zina rikugucururiza iki. Ikindi turi mu gihugu kiduha amahirwe kwishakamo ubushobozi icyo ushoboye gikora ariko gikora. Abahanzi inama nabagira mbere discipline. Nukuri nta hantu wagera udafite discipline. Niba ufitanye n'umuntu gahunda wazenge wabyumvise ubwo butumwa bizere ko bageze ndiyemo cyane nkunda kubibona hari ukuntu ubona urubyiruko ukabona vraiment birababaje ukabona ukuntu ukabona nta murongo w'ubuzima afite kandi ukabona ni umuntu ufite izina. So ubaha akazi ukora ugakundisha abantu kandi nawe ukora twari bituma n'abantu bagukunda. Ikindi urubyiruko cyane cyane muri kariyeri ya muzika kandi humba cyane nta mpamvu yo kwikorera ibikoti bimwe kugira abantu babone yuko hahashyushye wambara ibintu bikubyuye ngo werekane ko uri umustar. Ibikorwa byawe bari byo ushyira imbere bikubranding. Ikindi zigina inama ntanga siri twana abakobwa ntago navana nk'akavuze. Basaza bacu baradushuka abahungu ngenge mbona amavideo mukora nta muhungu ujya wambara ubusa. Atari umuhungu nta muhungu wambara ubusa ariko aragufata indirimbo niye by the way ariko ntiyambara ubusa kucyo kwambika ubusa ukabyemera. Akazi ukora iyubahishe ugakore neza ushaka amafaranga ujye uba umumaro muri famille ubamo ahantu hose umuntu w'umwizerwa. Akazi ukubahe ugakore neza nanabwira abantu dukorana muri industry turi serious. Abaproducer turabashimiye abakora amavideo mwese turabashimiye ariko tugerageze kunoza tugerageze kwivugurura n'uvugana n'umuntu uti turahura saa 10 ibe saa 10 kandi noneho umuntu ashaka kujyana ikibazo zigiye saa 10 ushaka kugera utahazi ariko komunika umuntu rwose ugahamagara mufitanye gahunda ukazasanga wapi sasa kubera abonye akenera akangana no kukwitaba tuba abantu ariko ikintu uvuze iyi manda imyaka 7 bizasigaye kandi natwe kabisa egatakira ikindi kibazo nacyo cyane. Banyita Ishimwe Jean Claude ku izina ryanjye ariko banze muri quartier bakabanyita Tuyisenge. Kabahanzi baririmba indirimbo z'isi bajya bavugwaho kujya mu bapfumu. Nkawe uririmba indirimbo z'Imana ubivugaho iki? Njyewe banyita Seminega Christophe. Nkaba nkora akazi k'umumotari nawe ubireba. Tonsi mu buzima busanzwe kunda kurya iki ngiye kintu namubaza kunda kurya iki ko mbona atoshye ahorana itoto ari iki ahora ari umusitari. Ikibazo cye cy'abapfumu abahanzi ni kutaba ufite confidence muri wowe kucyumva wajya gushaka kandi iyo kintu kinsetsa uzari office z'abapfumu vraiment nta nazo wowe urusha confidence umuntu akemera kuri branding ati ngenda ashoboye naguhanura uko ejo uzabaho umuhanuzi wa mbere ni wowe banza wihanurire wishakemo ubuzima ibindi byose ni business n'izindi ni boutique yewe kujya kumushakira uko abaho akakubeshya ibikorwa byawe nibyo byagiraho bikugeza kushaka umuntu n'ubwo yofete n'ubwo utangira utegura ubuzima bwawe none aho kugira ngo ujye gushaka igisubizo kitaraza kora igisubizo kizaza kujya kuvuga ngo zigi wambwiye ko ejo nzamera. Imana hari impamvu yaremye uyu munsi hari impamvu yaremye ejo. Baho uyu munsi uhakore neza kandi uhinjoye uhabeho neza hazatuma n'ejo haba heza. Hanyuma Christophe awe yitwa Christophe arakoze yamajije ikintu nkunda kurya. Nkunda cyane sinavuga ngo nkunda kurya ibintu bitandukanye ariko cyane nkunda ifiriti kuzikoza muri mushrooms. Urabyumva ikindi ngakunda n'amandazi. Regime y'amandazi yatwakuriye muri icyo kintu nyogokuru dutekera amandazi so muri famille twese abona guseka ngo amandazi ashishije n'akamukaro
Yeah, alors tugeze ku musozo rero ubu ngubu muri no minsi itoze nshyashya par exemple tonze ndi gukora nabazanye indirimbo nshya aho ndi gukora kuri album yanjye ya gatandatu mfite tour mfite ibiterane byinshi ndi kuririmbamo mfite concert natumiyemo so ndi muri tour ndi muri tour ahantu hatandukanye mu Rwanda no hanze mu minsi ishize nari Kampala ni mu minsi isa muzagenda mubona ibikorwa byanjye so ndabatuye iyo ndirimbo aho niyo nakoze imaze nk'icyumweru nta nubwo kiruzuye icyumweru baza kitaruzura neza okay merci tuva twagushimira kereka niba hari indi message iri très spécial wumva ushaka gutambutsa yambe no gushimira Ziggy by the way ndagufana umupapa ukora rumba mu Kinyarwanda so Ziggy thank you so much kudufasha muri kariyeri zacu abahanzi Imana ibaha umugisha TV1 kuba mutwakira Imana ibaha umugisha mwese mukomeze mukunda ibihangano byacu mu supporting tuzamure made in Rwanda muri domaine zose ntabwo nagatekereje ka made in Rwanda ya music merci beaucoup Tozi turishimye cyane kuba wafashe umwanya wawe ukemera ubutumire bwacu nzere ko tukomeza kuzagenda updating amakuru yawe hanyuma tuba izagende neza Imana izagufashe ukomeze ugire ubuzima n'ingufu zo kwirangiza usubize n'abana nzi na papa wabo merci usubize n'abana na papa wabo sino Imana igumugisha reka rero mbashimire mwese turi kumwe uyu munsi hano kuri TV1 ndifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza ndetse no kunogirwa na ganota bateguriye hano utaha n'ubundi abastar tuzaba turi kumwe n'abagataho ngaho Imana ikomeze bari